iyo audio yasohotse Kid ari umusore. I am positioning myself as a defense lawyer wenda uvuze iyi video yasohotse Kid ari umusore. Kid afite uburenganzira bwo gutereta ibintu byose byavugwaga muri audio umusore wese uri gutereta yabivuga. Abaye ari umugabo washatse akaba ari kubivuga yaba ari gukomitinga ikindi cyaha mu mategeko gishobora kuba interpreted mu gihe umugore we yagitanzemo ikirego. Ariko abaye ari umusore uri gutereta umukobwa bakundanye cyangwa yakunze, it is his right to do so. Justify that mu rwego rwa interpretation. So then no kuvuga iyo nanone ni rero y'abanyamategeko. No kuvuga niba atarabikoze, yes, ubwo byaramwisobwe, ariko umunyamategeko wawe nicyo ashinzwe to help you to correct ibyagenze nabi. No kuvuga agomba kubishakira igisobanuro, akanabishakira legal basis, akanabishakira ikibi backing legally. Bishobora kutemerwa, bishobora no kwemera bitewe n'icyo umunyamategeko yawe yagira kugira ngo that couldn't be a reason yo kuba removed from a country. Kubijyanye no kuvuga ngo kukindi gutagatifuza Press Kid, ibyo bintu nabivugaga na mbere. No kuvuga je ntabwo ndi gutagatifuza Press Kid, yakoze ibyaha bye bijyanye no gufacilita byonyine kurebera umuntu atwara abakobwa ubizi kagiye kubakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato cyangwa kubera ikiguzi ahandi mu bindi bihugu. Ibyo ni ibyaha, ni ibyaha just to overwatch it, to overlook at it, no ukanga kugira icyo bikoraho. No kuvuga the problem is not that, the problem is that case eliminating the real perpetrators kandi baguma muri society, kandi iyo ba perpetrators banyabo bagumye muri society they commit the same crimes on other people. No kuvuga si kibazo cye gusa, ni kibazo cya society. Nusubira no muri records twakoze kuri the same case, I said yes, Kid ashobora kuba yarabizi ko bagiye kubakoresha ibyo ngibyo cyangwa atarabizi, ariko akabifacilitating, akabohereza ahantu azi ko umuntu bajyanye cyangwa umuntu wabishuriye ayo matike n'ibiki byose n'amahoteli ari umuntu ufite intention yo kuryamana nabo, akagenda bakamara icyo cyumweru bagataha, and he facilitated that in any way, yaba kuri telefoni, yaba kuri coordinating, yaba ku bookingira bagiye kurara, yaba gukora iki. You have something to answer after that. No kuvuga it impamvu ndi kubivuga like akeneye abanyamategeko bakomeye, si uko mvuga ngo ni umwere, no, ndi kuvuga akeneye abanyamategeko bakomeye just in his case to really be on a safe side. Mbaye ndi muri position ye cyangwa hari umuntu wanjye uri muri position ye, what can I do? That's what I can do. Kubijyanye na I'm telling you, nunasoma muri law of evidence, when someone leak evidence, that's what he wants, to shape the public opinion about a specific subject. Urumva? No kuvuga ntago ikimenyetso n'icyo ngicyo cyageze kuri Godfather kivuye kuri Beka cyangwa kivuye kuri mwene DRC, kuko twe dufite ububasha bwo kukigira. No kuvuga hari umuntu uri muri office y'ubushinjacyaha cyangwa mu bugenzacyaha wagize access kuri iki kimenyetso, arakidusunikira cyangwa gisunikira umuntu runaka. Uwo muntu agishyira ku mbuga nkoranyambaga, gikwirwa society yose, society iba shaped in terms of public opinion. Kandi uwo muntu numwe muri babana bashaka gukwepa ibyaha byabo bakabyegeka ku wundi muntu umwe kugira ngo bo babe clean. So no kuvuga regardless of what Kid may do, Kid ibyo bintu yabikoraga, iyo audio yasohotse Kid ari umusore. I am positioning myself as a defense lawyer wenda uvuze iyi video yasohotse Kid ari umusore. Kid afite uburenganzira bwo gutereta ibintu byose byavugwaga muri audio umusore wese uri gutereta yabivuga. Abaye ari umugabo washatse akaba ari kubivuga yaba ari gukomitinga ikindi cyaha mu mategeko gishobora kuba interpreted mu gihe umugore we yagitanzemo ikirego. Ariko abaye ari umusore uri gutereta umukobwa bakundanye cyangwa yakunze, it is his right to do so, kuko agomba gutereta byaba ngombwa bakamwanga cyangwa bakamwemera. So umuntu ufashe iyo audio akayizana muri public, nukazi ko it is easily going to convince the public that this person is a criminal, you have been doing this. Ikindi ugomba no kureba nature the audio was recorded.
audio yabaye recorded nande I recordinga mu yihe nature mu yihe structure then ikindi wongeraho kureba ni time why was it released turi muri case in the middle ibyo bintu I talked about it ahangaha ntabwo aho ngaho wabugiye kugaragara nk'ari ibintu byakozwe mu buryo butari bwo ariko ni ibintu biri clearly byonyine mu magambo ye cyangwa mu magambo y'urukiko iriya audio buryo yafashwemo bwara